Ikinamico. Mbega umukobwa shiri buriya koko urabona mimi yabo umugore agatuza akicara hamwe akubaha umugabo we koko. Yewe rero buriya n'ubwana bukimukenamo umunsi yakubitanye n'ubuzima azamenya ubwenge. Ndumiwe koko njyewe buriya numiwe rwose pe singiye kukubeshya. Ni ukuvuga rero ko udafite imodoka ntagire n'inzu batabana kutongeyeho kashize kandi ngo yaranize. Reka nkubwire ni rwose akwereka ko akunda ibintu birenze uko yakunda nyirabyo. Usanga bajyaga bavuga ko mima akunda ibintu nkagira ngo baramubeshyira. Arabikunda se ahubwo ko wagira ngo ni ibitererano. Buriya si ibintu by'umuntu arabihorana. Buriya se mubanye ufite ibintu biramutse bishize ntiyaguta mu nzu akajya gushaka abandi bafite ibintu. Nanjye ndumva ntangiye kugira amakenga. Yarantangaje rwose. Sebye kabiri ntazagira ngo namuhangitse mbishaka dini. Sugira ngo wararwiyambitse. Buri kanya arampamagara mbaza niba wamaze kuvugana na mimi naho wakwisubiraho rero. Buke kabiri yamaze kuva hasi byararangiye. Ugira ngo si yamyitwarira mimi ubundi hari umukobwa usa nkawe. Ubwiza se butagira uburere bumaze iki? Ubonye yaba yari afite imico myiza wenda hasigaye agasa nk'abandi bose. Ntakumira rwose. Rero ngira ngo urabizi rwose ko umuntu wishimaho yishyikira. Nta kindi kinzinduye narinje kugutira imodoka. Buke kabi imodoka yanjye se iriya modoka urora ikorera amafaranga gusa ko kurumva nayigutizanye. Rwose keretse niba wumva wayikodesha. Ariko nawe urasa n'ugakabye gusa urumva nakora amafaranga yo gukodesha imodoka yawe bura. Babara rwose wihangane nta bundi butinde pe. Ahubwo tori inama ya kigabo mbwira aho ushaka kujya mpakugeze hanyuma nikomereza akazi kanjye. Ubundi byakabaye byiza tujyanye ariko banza bitagaragara neza. Ibiki se kandi bitagaragara neza nawe buke kabiri kugira yawe. Ndakujyana nkugeza aho ugiye hanyuma nubishaka ndaza kugaruka kugufata. Ikibazo kiriye reka none ngusabe ikintu kimwe rwose umbabarire ntitujyane unyubaye nka patro wawe. Wizeka ariko se shawe buke kabiri none wahanzweho n'ibiki koko rwose wese ndakwinginze utanyicira imipango. Wirinda kubwira ko ibintu bibazo rero kabubwira usobanurira mbanze menye icyo ushaka kugeraho kuko kugeza n'ubu sindamenye ibyawe. Urabizi rwose nta kintu nagwisha. Hari umukobwa nshaka kwirariraho ngo inkumi. Buke kabiri cyangwa wamubeshye ko ndi umushoferi wawe sha. Urumva uwo mukobwa yarize kandi yaraminuje rwose ko narumiye ko ni namwiza ntagira ukasa. Kose nyumve mbabarira hatataza kunyuzamo ijisho bigatuma mbenga. Ako se buke kabiri ni rwa rwenya rwa usanga urakomeje bimeze bite koko ukumva se uzamwihisha kugeza ryari? Icyo mfanye nuko umurongora hasigaye se kindi zawe byari kindi. Ibi ni ikira umva rero icyo nkwemereye ni iki ni kimwe ndagutwara nkugezeyo ahasigaye wimenye. Nta kibazo cyakora rero ninza kuguhamagara uko niboneye rwose wihangane ntundakarire. Birabara kugira ngo mweke ko ndi umuntu w'umugabo. Buke kabiri nakumva bura ubwo urumva niba unamurongoye ntatareka ariko tubivuga. Urwo rukundo rwanyu ruzamara igihe kingana iki koko? Ruzamara kabiri. Wamwiyeretse ukuri hato bitazakuteranya ugasanga murabipfuye. Sinakubwiye ko kuriya mukobwa yize. Gusa urumva amenye no nako ntize kandi ndi n'umusaha kintu. Ako si ikibazo kintu. Gusa urumva yandeba niri humwe. Umuntu mundagiye rero yambwiye ko akunda ibintu bitatu. Yampaye nkawe. Ngaho rero shyiraho gatebyubare. Ngo akunda ibiki n'ibiki se da? Dore cyambere akunda umuntu ufite akunyu. Icyo ni iki? Agakunda umusore ufite inzu n'imodoka kandi agakunda umusore wize. Ko numva si ibyo byose ntabyo wigirira. Ubwo ko kurumva umukobwa ari uwawe hata uwanjye se niyijya kuna nukanca intege azajya kurabukana namushyize mu mago kera hasigaye nzari ukabigenza koko ukumva se azakumenyera
azagukunda ku ngufu. icyo mpfa nuko nzakora ubukwe n'umukobwa mwiza ubahiga bose maze nkica ku bantu. Buke kabi reka nkugira inama, genda umwiyereke ukuri. Nagukunda gukunde, nakwanga kwange. Nubona kwanze kubera ko udafite imodoka cyangwa inzu byawe, uzamenye ko akunda ibintu atari wowe akunda. Erega we nuko utazi impungenge mfite, amenye ko nta kintu nigirira azahita nyanga, kandi rero kuzagenda mwikundisha buhoro buhoro byarimba nkamutera inda ataranarabuka. Ibi nikira akose buke kabi. Reka tuve kuri no kuri uwo mukobwa. Ubwo wowe uramukunda? Ese ubundi wowe wamukundiye iki? Ceceka shano ko utamuzi. Hari umwana uhiye cyarawe. Kimuri nta nenge nimwigira rwose. Amaye nkawe. Ega numva wowe warirambagirije housing. Cyakora ubundi buke kabi. Twe kubigira urwenya. Ubundi guhitamo muzabana ntabwo ari ugukina. Ubwo kuko urumva urugo rwanyu rutazasenyuka rudateye kabiri. Wowe ibyo urimo nibyo gusa. Buke kabiri ubaye buke kabiri. Yaba yankundiraga gusa tukabana. Naho twabana umunsi umwe gusa. Twashobora ikarugasenyuka. Yamaye nkawe. Maze rero nkubwire. Uze ndakujyana wo karamawe. Hato tabura urubyaro ngo warugewe. Icyakora ntiwiha ibintu byo kunsuzugura kandi uzi ko mbyangagiye. Ntubigerageza kandi ndagutamaza nashaka kwanjye. Ibintu byo gushaka kunzengereza ngo muri pastor wanjye n'ibiki n'ibiki. Aya, waretse ariko nawe imipango yangize guca mu kigenda. Uramutse utumye uriya mukobwa ncika. Naza kurwara inziga kugeza mpfuye. Yamaye nka yanjye. Koko. Maze shamimi ugerageze gucisha make. Nta mukobwa usamara gutyo cyane cyane yari imbere y'umuntu atamenyereye. Uzi ko yagira ngo nturi serious. Njyewe rero byo kwimunyamunya sinjye mbishobora. Kandi rero niba nkunda by'ukuri akunda kunyemera ukundi. Umva Mimi, umenye ko n'abantu batakuvuga neza. Unabagize nese kandi ko abantu b'iki gihe n'ubu rwose wagira ngo barasaze. Bavuga ko ngutendeka abasore kandi ngukunda ibintu cyane. Njye nanga abantu ko birata. Ndetse utakunda ibintu. Ntabyo gutendeka byo rwose ndabatendeka rwose byo rwose ntabwo ari ibanga. Ubwo no kuvuga ko nabuke kabiri ushaka kumugereka ku bandi. Nazajye ku rutonde rw'abandi rwose. Ubwo surumva namubwira ngo ndemeye uwo mwanya kandi ntaramenya uko ahagaze. Wabuzwa n'iki se kukuze kandi ninde wundi wagufatira icyemezo cyo guhitamo ukunda. Yaziro nemeje nkabona ufite kashi rutiye. Kuko surumva naba ntahombye. Ariko shaho ntukagereranya urukundo na kashi. Ntuzi ko amafaranga adahoraho. Ariko impore nawe ntusetsa. Kuki se kashi zitahoraho? Njyewe navuze ko umusore nzashaka azaba afite kashi y'umuzi. Bitaba ibyo akajya gushaka kubareshya. Ariko ibyo nibyo wishyizemo Mimi. Kubaka urugo bishingira ku rukundo ntabwo bishingira kuri kashi. Ni ukuvuga se ko buryo abadafite kashi batubaka urugo rwiza. Kami ka muntu n'umutima we di. Umbwire niba buke kabiri nta kashi ifitiye mpite mbishingukamo njyewe w'abandi. Ahubwo ceceka muri yaraje. Ntuwese. Nuriya usohotse mu modoka inyuma. Nkureba ko ari umuboga ari se Mimi. Ndabona umushoferi amukingurira urugi di. Azamute pariseriye. Turabaca amande mwatwirije hano buke kabi. Munyihanganirega. Ijya kuba umuyobozi ntabwo yabyoroshye. Mwiriwe ariko. Mwiriwe neza. Munyihanganire gato. Umayosha. Kame patro. Bugiye ninza guhubuka ndaguhamagara uze muhare tugende. Okay patro, sawa. Mwiriwe neza ariko. Mwiriwe. Uyu ni Mimi. Mimi. Uyu ni buke kabiri. Okay, ni byiza. Muraho. Muraho ngaho gaguruka se doberane Mimi. Yambi ngira nkugire rero. Harya basubiza ngo iki? Bavuga ngo abanzi baganye. Ndumbuze ibinyarwanda byinshi. Na amahoro si more. Turi amahoro da. Ko ntacyo uvuze se kuri Mimi. Mimi urabona namuvuga yikira. Kuswanyereka Imana yamuremye n'igize icyo nayibwira. Wayibwira ngo iki se? Nayikora mu ntoki. Nayibwira nturi umuntu w'umugabo cyane. Erega ndumva yaremye Mimi atari yaremye n'abandi. Birashoboka rwose ko ari yaremye n'abandi. Ariko Mimi banza ro yahereyeho. Tarananirwa. Ariko ugira urwenya mana yanjye. Uzi ko abana n'abatahisha amenyo. Kabyara abahungu n'abakobwa. Uvuze ko bana nanjye numva rwose unyorosoye navyukaga. Ndizera ko Imorere yakubwiye neza. Sibyo Imorere? Namubwiye byose rwose. Ahasigaye nahanye. Nashimye cyane pe. Kandi si none gusa. Kuva nkibona Mimi rwose ifoto ye yisize mu bwonko bwanjye. None nta mpamvu yo kugura kamera ubwonko bwawe burahagije. Wapi. None se ko njye nashimye.
urabitekereza iki Mimi? njyewe se nanjye nta kibazo da ndabona umeze uko nshaka. bike kabisa nakubwiye ngaho gura dore ngo haye Mimi. So kugura uvuga baguhe icyo ushaka cyose rwose. Mimi Karameshumba byangiro ni pofu ndumva nifuza ko twakora ubukwe bwana bwangu. yego mana ko se wakwitonze tukabanza tukabwitegura. Icyo ushaka ko twitegura ze niki? Amafaranga kahari, inzu kihari, ukaba hari nanjye nk'amari. Ikindi umva gikenewe niki? aha gusa umuntu ntabanza no kubitekerezaho ra. Nyumvira mister, ko si ikintu wumva usigaje gutekerezaho niki Mimi? ubwo suraseka iki Mimi wasubije undi mwana. setse ko sheri wanjye acitswe akanyita Mr kandi ndi umukobwa. anyibukije umusore twahuriye haruguru hariya akambwira ngo ari seriye cyane kandi ati igerayo mani. narasetse nya. ariko ibyo witindaho asanzwe ari umunyarwenya. none se kutamubwira Mimi? erega nta kibazo icyakora bimenye ko njye nta kashi nifitiye. ubwo rero niba azabyirengera byose n'ubu nashaka reke dusubire invitation. Urakoze cyane Mimi, uduwe umutwaro rwose wari undemereye. ahubwo nashaka ko kaka kanya duhitira ku murenge bakadusezeranya. ntabwo byashoboka sheri, ku murenge barabanza bakaranga abantu nibura iminsi igera kuri 21. reka nta kibazo yewe haya mafite y'umuntu wanjye. aha naho yaba ari papa wawe uhakora ntibagukundira kuko kuranga abashaka gusezerana imbere y'ubutegetsi itegeko riteganya ko babaranga kugira ngo barebe ko ntawe ufite imiziro. ndumva ariko nta kibazo mushobora kuhanyura mugasobanuza neza. Okay, reka tuzajye ejo nibashaka bazaduha iyo minsi tuzayihanganira. cyakora rero ubitekerezeho neza Mimi, ndumva ashaka rwose ko tuzahita tunakora ubukwe. yego mana gusa twahita dukora ubukwe utaje kunsaba famiye utanakoye. Ibyo nta kibazo twazabikorera umunsi umwe rega. ibintu byoroshye. ariko se wakwitonze ubundi urasiganwa n'iki? sigaho sigaho. uzi ko amavuta y'umugabo aramuraye ku mubiri, urashobora kuza inkonkobotsi y'umusore ugasangira ko untwaye neza neza. reka ubwo Mimi yemeye ntiyakwisubiraho ubwo wabitinyuka Mimi? uko ubizi se hari ubwo ndi indyarya naho muri rwose ntawe uzantwara. ndabonera umushoferi wanjye aje. ahasigaye ubwo ejo nzakubwira icyo ku murenge bambwiye. okay nta kibazo. Bye sheri, ubwo naheje rero. ugira umugoroba mwiza sheri. ye baba we enda rero. ye baba we uriya mukobwa arasobanutse we dore baracyatureba hato batagira musabana n'umushoferi wanjye gutya. nibyo cyakora shaka umva reka nkubwire uriya mukobwa umuntu yamugwa inyuma kabisa yakwica. buriya rero nuko utamwegereye reka aragusekera ukumva ubaye ikizongwe neza. ye baba niyo mpamvu ngomba kumurongora vuba na bwangu. ye baba ejo batazatangira kumuhuteraho bya bigambo byanyu ugasanga baramuntesheje. ye baba we buke kabi sha ko mwiyizi uri umukirizeri koko buriya koko urabona uriya mwana bazamurongora ukamutungana abasore bari hanze aha bafite akunyu. ubwo we ntabwo si ikibazo mfite kimora ufite ikibazo kisesha harya ku murenge iyo basezerana ntibasoma. umva sha urabaza ibyo uzi nka mwarimu baguhereza indahiro ukayisoma yose. ya nzabigeza nesha hari azamfatira tu. sha uzi ko mbyibutse koko. ye baba we kuba utazi gusoma bizagutamaza wowe kanyagwa byanze bikunze ariya azagufatira. ugomba kunabara rwose n'iki inshuti zibanira intese kandi ukumva se nabigenza ubwo se urumva nakwigisha gusoma ijoro rimwe ukarara ubimenye koko. wabonye nemera kwitwa shoferi rero wawe ukagira ngo ibintu byose birashoboka. reka cyakora rero hari abandwanyeho burya rwose wanyingurira urugi rw'imodoka yawe mbona Mimi aremeye kabisa. cyose sha bihase byo urabona aho gukera atazabimenya koko ko twamukiriye ikinamico nawe wabibwirwa n'iki se kireka numvamo. none se ukabona nzemera kwitwa umushoferi wawe kugeza ryari koko buke kabi? yego nyine nimara kumurongora ntashaka azatuvumbure hasigaye nzamenya icyo gukora. icyo kora ubimenye ntabwo ushobora guhisha uwo uri w'ubuzima bwawe bwose nkaswe umugore wawe murarana ku buriri bumwe. ibyo bindekeresha n'ibicurimo we nimara kumushyira mu mago ndakubwiza ukuri nzaba namushoboye. kandi rero urumva ko ataturumbuka mu rugo ngo agende kandi abantu bose bazi ko yarongowe. ngaho bene amaguru ngurwo urukwavu
nikomereze. awe ndumva ndushye shane ne dushaka icyakubwira ngewe ikindi baje gusa nuko tutarukanzimba mbega ukuntu ibintu byahenze we cyokora ngewe nindamuka ndongowe ntabwo nzigora ngura ibintu byinshi nzagura bike nkenerwa gusa ariko ubu bike kabira rero koko ndamwohereza mesaje ntansubize yewe uko byamugendekeye buriya nawe nta buryo byacuraganamo ubukwe nabonye ko bwitegura butoroshye hashe ntagende hanyuma se kohereza mesaje hari ubwo bisaba umwanya munini biranyeka rwose ko nitunabona tuzajya nyitaho reka nawe ntugakabye inyuma birega umenye ko ashobora kuba ari no mu nama kandi rero niba ari uyoboye inama nawe urabyumva ko atayihagarika ngo abanze asome mesaje yawe narangiza yandike indagusubize ntumurenganye Jose uriya mutipe njyewe rwose nsigaye mbona nteye impungenge kubera iki se shane nyine urabizi njyewe mbona afite irari ry'umubiri wanjye gusa ariko nta rukundo yigirira ariko nibyo byaba ari ikibazo ese ubundi buriya muziranye kuva kera nyine kera byahise shaje se ni mubyara wanjye waduhuje nta nubwo ari kera no mu kwezi gushaka yego mana yanjye ubwo se ko numva mushaka gukora ubukwe bwa hutihuti usanze adashobotse babigenza gute nyine niyo mpamvu se nkubwira ko nanjye natangiye kugira impungenge yumviye ko azajya muri mesiyo y'akazi mu mahanga kandi ko ashaka ko agenda arongoye ambo niba ari uko bimeze rero ndumva afite rezo none se ko nzi ko utarabona akazi ubwo bukwe bwe kuba gahura buvamo iminsi njyewe rwose uriya mutipe atangiye gutuma mwibazaho yambwiye ko ikibazo cy'amafaranga nkimurekera ko buri kintu cyose nzajya nkimubaza none nta nubwo yitaba telefone njyewe rwose numva ngiye kubivamo urumva tutararudeneye ahubwo uzi kubona umuntu wishingira ibyo ukeneye byose shaka njye ndabona ari ibigambo gusa ariko uguze ukuntu yirarira ashaje ze ni bene wa musore udashobora kwikingura urugi rw'imodoka cyangwa se ngo yitwaze marete noneho harakomeye umuntu utikingura urugi se ubwo ni mu ntoki ariko gusa ibikabyo agira aba yambaye ipantaro mu gatuza agenda atekoza amaboko mbese wagira ngo nuriho wenyine simbona se abasore bose bafite amafaranga ariko bakunze kwitwara ceceka kuriya sha njyewe ndumva nanamwakariye muri nyamutipe se mbega ukuntu ari umusore mwiza we wene ni bogari kabisa hafi ifumbure ijumbura urebe ngo inararibonye ziramugutwara Mwiriwe. sheri njyewe ntiwibeshye ngo usuhuze n'ukuntu wanyicishije izuba Suri switi shaje biba yameranye ngenda mva aho uri icyana kibi guhera mu gitondo nkwandikira mesaje ntusubize nyamara ushatse wanyumva umukobwa mwiza se muri ko mwitwa amoje sose we ariko wirakarira undi mwana ashana nyine batanitwa Jose bite Jose muraho neza kuko warakaje undi mwana Erega ugomba kumenya ko ubuzima budusaba byinshi kandi bijyanaje n'ingoma kuko ntari kundenga ibyo bindi se kuko ari byo banza mbere yanjye nuvuga ko njyewe unyibuka ari uko ubonye akana yashamiye kubuza ibyago nagize akasha umukozi wanjye yancucuye amafaranga yose nari mvuye kurotera muri banki yo mana we ariko kucyo kuko wayandari yo ni mwihangane ariko rero ngende ndumva mwari mukwiye kujya kuri polisi mugatanga ikirego ese ubundi yakoze amafaranga angana aha nubwo nzi umubare wawe icyo nzi cyo ni uko ari menshi uwo mukozi se ntuzi wabo uretse no kumenya wabo sinzi n'uko yitwa kandi ubwo wumva ubwo twari tumara imyaka 5 yose uko se byashoboka bite ko umuntu amarana umukozi imyaka 5 atazi uko yitwa birashoboka cyane Mimi abapaturo benshi burya ntabwo bakunze kumenya amazina y'abakozi babo usanga babita bakadogo cyangwa se bakamwita ngo yewe sha ugasanga amazina bwite y'umukozi atazi rwose ntabwo ari byiza ariko ubundi umukozi yaho akazi umukoresha abagomba kumutira mu ngati ukabanza ukareba ko jeje n'imyaka yo gukora akazi ndetse by'abana byiza ukaba wakoresha fotokopi y'indangamuntu ukayibika ariko n'iki rwose cyako nanjye bimaye isomo banza nazabyongera none se uko tuhagarika sheri tuhoreka kubera iki yako yamunyago arandindije ariko niyo impamvu yo guhagarika ubukwe bwanjye ariko ubundi wagiye kumurega kuki udashaka kumurega wamurega ariko ndabwo umuntu nazi kuko urumva kuri polisi batamindura umusazi kujya utamuzi kandi ari umukozi wawe wakwibye wowe wabyiteye rwose mara w'indenganya nawe bizakora nimareke gutonganira mu muhanda sha ubwo nyine nuko byagenda
baba baba we buke kabiri ko bagira ngo sasa reka shawe menye ko umujyi musaziyemo ngaho rero nyibwira ukuntu wamubeshye ko umuboyi wawe yakwiye bimubwiye murashesha ubumeza rwose baba we arya shawe buke kabiri ubundi wawe wari wakoresha umuboyi ko narutabura ubuze nakoresha umuboyi w'iki kandi njye muri resitora ko wari wamwijeje ko buri kintu cyose ari wowe uzakibazwa abantu ukamutangiye kumutekera imitwe ubwo urumva amaherezo azaba yari kuva ubu ngiye kureba ukuntu napfundapfundikanya amayeri yose ashoboka reba ukuntu nabona aho ndongorera gusa gahita kindi zabyakira we sha rero shimye ko iyo mitwe yawe izaguhira reka bari ko mbivuga hanyuma se numara kurongora muzamu giti nk'inyoni ndikayoboza ibyanjye byose wakwihanganya ukangwanaho rwose wowe ukabyara we kubera imana n'inyuka azakwitura buke kabiri urashaka ko ngurwana wundi ndongoreye iwawe hanyuma uramenye ko se nyuma mbabarira cyane ubwo se urumva urongoreye iwanjye njye nakura indi nzu yo kubamo koko inzu yawe ari nini se hari ikibazo kandi rero mimi nta kibazo yagira niyo nawe wahaba kuko arabizi ko uri umushoferi wanjye toka urumva toka rwose ukumva se ari njyewe udashaka ishema ryanjye wabonye rero mbyemera burya ukagira ngo nzahora nemera gusuzugurwa hejuru y'amanyanga yawe ariko shaka urasa rwose wambabariye kubona rwose hasigaye icenga rimwe gusa hanyuma ngatsinda ariko buke kabiri wari wabona umukinnyi wipashije muremure wari wamubona icyo ndimo ndabizi buke kabiri reka nkugire inama ya kigali umva nayanga umuntu nkawe twabanye rwose uhangwanye muri byinshi urumva nakazi ndayikugira rwose kutambwira kureka mimi gusa ntabwo nkubwira kumureka ariko nanone ugomba kumenya birasa nabyo ibyo byitondemo rero bitaduteranye buke kabiri nibishaka biduteranye bose dore igihe nahereye ariko ndabikubwira ikibyimbe kimeneke bose ngaho mbwira numve inama ifatika ndayemera ariko numva nta kigenda mutangaze ni ngubwako inama zawe ntazemera rwose ibyo ni uburenganzira bwawe cyakora rero n'inshuti yawe magara nsanze ari byiza gusanga mimi ukamubwira uwo uri ntacyo umuhisha ukamubwira ububwa bwawe mbese ukamubwira ibyo wamubeshye byose hanyuma akakwemera cyangwa akakwanga nuko mbitekereza nta nama yari nka ya satana kwiye gukina ibintu biri aho ngaho gusa inama yawe yariyo mbabaje no kubimbwira ikererewe cyane sinari narabikubwiye kuva kera ese ubundi ko mutari abana ko mutarasezerana ku murenge urumva hari ikibazo ko kumubwira ukuri mwashaka mukanabivamo ikibazo kirahari ndetse gikomeye ikibazo mfite se ufite ikihe kibazo rwose numva namaze gukunda mizi ku buryo habaye impamvu ituma namurongora wakabwiza ukuri ubanza nakwiyobora akazi ariko sha nawe ntugakaze rwose buke kabiri waba umukunda se ukamubeshya bigeze hariya koko iyo namubeshya se shaba yarandebye n'iriho erega namenye ko ngakunda abantu bize cyane kandi rero ni mu gihe yaraminuje none se shaba buke kabiri ukumva urugo rwanyu niba runabayeho ruzaba rutageretse ku muhanga koko ubwo uratekereza umukobwa wa minuje uzi ko arongoye n'umusore wa minuje nkawe hanyuma akazasanga utazi no gusoma no kwandika koko ubwo urumva ikibazo uzaba umuteje reka nanjye sibi kandi agomba kumenya ko amaso akunda atareba neza buke kabiri si ukukubeshya ndumva nyuma mbabasha byanze bikunze urugo rwanyu ruzasenyuka rudateye kabiri mugira undebere shabura urebere iki kandi yarasomeye ino mesaje yanyandikiye zana ndebe ese ko ndeba ari nyinshi buke kabiri mana nyagasani we buke kabiri ntabwo uri umuntu kabisa kirashaka inyigisha amategeko yababa we dore nini ngo afite ubwoba ko ushobora kuba waramutegeka yes urumva naramushoboye se ahubwo nushatse nawe uburundi maze nkareba akanyaga tekereza mana ishimwe rwose niba byaraciyemo buriya mimabaro y'iwanjye nta kundi aho nta ndenge ndebe
ariko zishaka kabiri uzi ko ntashubijwe shitani koko shitani se gute ubu urumva ibibazo byose ushyizemo undi mwana warangiza ngo uramukunda byahebye wokaje iyo ntamukunda se mbara namuteye ese buretse ngo usome message yose yakwandikiye ngaho soma numve ngarure hejuru ndebe umva uko yandikiye atangiye avuga ngo wiriwe sheri ndagushaka cyane bikabije ndumva afite ubwoba ushobora kuba warandashe ku gifu nk'uko wari warabigambiriye ushobora kuba warandashe ku gifu nk'uko wari warabigambiriye bibaye byo waba warantemukiye cyane bye I love you ubu intego yanjye nayigezeho cyakubwira se shaka yarazi ko nakoresheje agakingirizo tekereza amakuru ubundi se kutubona iyi ubukwe bubisi koko gushaka burasa n'ubwigira umutagatifu nyabuna ariko uzi ko umukobwa ashobora kugushuka mukaryamana yarangiza agahera ruhanda asezera hanyuma umwana w'imfura akazaza bavuga ko asa n'ababyara be ngira ngo urumva icyo mvuga yamemewe ntiyabikora ibyo ngibyo yabuzwa n'iki yabuzwa n'iki ese ubundi kuvuga ko wakoresheje agakingirizo ubwo urumva waramuteye inda gute kandi warambaye agakingirizo koko amukinye umutwe mwereka ko nkambaye kandi nayo namaze kugaca umutwe kare ariko ubwo koko urumva ibintu wakoze koko buke kabiri iki bidasanzwe kinari mfite umugambi wo kumutera inda kuko yari yambwiye ko ari mu minsi mibi mbese igihe nashakaga impamvu yatuma acika intege zo kumbwira kumva narasubije ariko cyane ahantu bureza ibibazo byose niwabinteye rwose uriya muhungu ngira rwose ndabona ntazi ibyari bihanganisha Mimi nawe ntiyabishakaga kurandinganya Mimi nanjye se ko nari ntari namumenya neza reka buriya nimubyara w'umugabo wanjye cyo kabiri rwose ndabona atari seriye nandikira message ntawe usubize none akaba yatangiye kunteka message muwoyi we yamwibye nagende muwoyi se yamwibye ko abahungu b'iki gihe bigize inyarwenya cyakora sha nanjye narebaga ukuntu yabivugaga ndasanga harimo akantu kadasobanutse umukozi nawe baramwiba ntajye gutanga ikirego kuri polisi umutekabari rwose ndabona asa nk'umutekamutwe nawe se umuntu ngira ngo nse kumurabuka akambwira ngo sinamubona ari mu nama namubwira ngo ngeze iwe mu rugo mparebe akampakanyira ahubwo agashaka ko tujya kuganira muri hoteli ibyo rwose ibyo bimaze kunyobera ariko rero nabonye namubyara we bisa nk'ibyacanze ubanza rwose hari ikintu bampisha ariko ubundi Mimi niyo ubona utangiye kumushidikanyaho wabivuye aho kwishura gusezerana n'umuntu udashobotse ubu se nabivamo gute kandi abantu bose narababwiye ko mfite ubu ikibazo se nahise ko ndeba batangiye kukurira mutari abana kuribwira ko umunsi mwabanye aribwo azaguhoza mureke uracyari umutima nitakundi mfite impamvu ikomeye cyane yatuma namureka ariko nanjye wo kubana n'umuntu utangiye kumvisha umutima kandi tukajyana abana namufasira nsigaye akazatuma impamvu ufite ko yatuma wiyahura boshye yankwa bishoka agace kayireba ni iyihe koko nshobora kuba mpate kugira bafite n'imana buke kabiri yagutenda ndeka sha uriya musore yagira ngo ni gatoya rwose ariko rero nawe wabaye mwasama ubwo se kuki wemeye gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye koko Mimi bimurenganya sha nawe se yumvaga ari umugabo we byararangiye nuko mutazi mwebwe ukuntu buke kabiri ari indyarya akubwira utugambo dusuza umunyu ukaraba uko wakoze ibyo udashaka nta kundi rero byagenda hebera urwashi none se urumva wahitamo kubigisha ubaziko koko none se buri urabona buke kabiri hari gahunda afite koko ntiyambwiye ko ibirongoranwa byose ari uzabigura none dore iminsi yo kwirageza ataramana n'urutobo ariko Mimi uzi ko buriya hari abasore bakunda kwirarira bakitwara nk'abafite amafaranga kandi nta n'ipfumuye bigirira buriya wasanga buke kabiri nta n'akazi yigirira buriya se yambwize ukuri byari kumutwara iki
erega burya abasore bitwara mu cyerekezo mwabatungiyemo agatoki mimi none se yakubwira ko ari umushomeri kandi ko nta kintu yibitseho wari kumwemera ko muzabana ngaho mbwira utambeshye nawe urabizi ko iyo nza kubimenya mbere hose ntari kumureba nirihumye. urabyumva nawe rero ko waheneye uzi guhengereza njye ndumva mwarimu ukwiye kuhavana isomo ariko mukwiriye kumenya ko urukundo rukunda ibintu n'urukundo rukunda uwo muzabana ari inkunda ebyiri zitandukanye. reka nawe widukamira mu kitoze kuzi biterwa n'umukobwa ushaka kuvuga uwo ari we. nanjye nahoze ndi umukobwa di kandi uwo ntazi sinzi nyina. Hega abasore badakize nabo mujye mumenya ko bagira urukundo. Yaba ataruhishaga inyuma y'ikinyoma gusa ngo biyambe ku ruhu rw'intama. Ese ubundi bajya babwiza abantu ukuri. Cyakora njyewe naho umuntu yaba afite ibya mirenge ku nteye ntamukunze sinamwemerera kubana nawe. Siyo mpamvu ujya kumva ukumva ngo runaka na runaka bari mu nkiko basaba ubutani. Si uko se? Akenshi baba barabyishikariye. Uriya mutindi koko yateye aturukaye. Nyamara wasanga bukeka biragukunda Mimi. Uriya kuriya kwirarira kose wasanga bahinga ngo hatatakubura. Icyo nashoboye kumenya cyo nuko bukeka kabiri yakuranye ibikomere ku mutima byinshi. Icyakubwira ko nge nta n'ikintu na kimwe munsiho. Niyo nshatse kugira icyo mubaza ahita hindura sije twabwaga ahita turaho ibindi. Ukuntu usara umusirimu kutabivuga. Iyo ukubitanye nawe ntiwarabuka ko ari umunyamanyanga bigeze hariya. Ariko buriya muzi ko bukeka kabiri ari umwana w'indaya. Yesu we. Muvuga nibyo kuzi. Nuvuga ko mabukwe buri ari indaya. Tutabimbwiye mbere rwose ko. Nanjye rwose mbimenye vuba. Mbega inkuru ibabaje Nyagasa. Kandi buriya ubwo nyine ari indaya na se ni iyindi. Ibaze rero kugira nyoko bukwe na so bukwe b'indaya. Ubwo abuzukuru bazaba iki? Icyababwira ukuntu uriya mwana yahangayitse. Buriya muzi ko nyina yamusigaga mu nzu akiri uruhinja akamusiga ariko wa gatanu akazagaruka ku wa mbere. Yewe Nyagasani we. Mbega umwana wakuze nabi. Uzamenye ko bukeka kabiri atagira urukundo. Yumva se urumva yarukura hese kandi nawe atarigeze akunda. Disi burya nawe siwe. Burya ibyo akora byose nuko nta burere yabonye. Buriya rero icyamufasha nuko yabona umuhundagazaho urukundo maze akamwamura ibikomere byose umutima. Uriya se urabona wamwamura ute kandi abeshya kurusha se muhanuka. Ubonye yambwiza ukuri nkamukunda nzi wari we. Ukuntu usari bogari ntiwarabukwa niyo wagira uti. Buri wese ashobora kumwibeshyaho. Nta kundi byagenda buriya nuramukubanye nawe uzajya umenya uko wamufata. Nta kundi Nyota nayo yari izora neza neza pe. Ukeka nakuzanye rero rwose mukuganire. Ukuntu wabigenza rwose utanshyira mu bibazo. Akongera mu bigenza. Ko nta mafaranga mfite. Nakuri nashoboye. None se kumva bizagenda gute ukeka? Umwana w'abandi wamuteye inda kandi ndabona ntacyo bikubwiye. Urasugira ngo bimbwire. Rwose mimi nzamurongora ntagira ikibazo. Ariko urabona udashaka kunshyira mu bibazo kuko ukeka. Uzi ko imporeye ndaje ku ijoro mukarinda bucya. Atikiza kandi shaho urakina mu bikomeye. Ibintu ukora umunsi byakugarutse. Uzamubwira. Banahitera kubarya wana. Atera bwoba none namuteye ndetse hari ubwo yababaye wa mbere cyangwa wa kabiri. Mva mbese. Yihangane nimbona amafaranga nzamurongora. Amafaranga se niyarongora. Erega ikibazo cyawe nuko ubeshya kurusha abazima n'abapfuye. Buriya ko kujya kumubeshya ko warangije kaminuza cyangwa ko tunze bya mirenge. Buriya ko kumva guri muzima mu mutwe. Hanyuma se wabonye atabyemera. Byemera mubwira wandi yari kundeba nirihumye. Nawuze gusetsa. Namukurangiye se ngo mu bishuti nigeze nkubwira ko umutera inda kandi utaramurongora. Kagara. Njye narakubwiye ko ikibazo atarinda. Ikibazo ni uburyo. Iyo bimubwira kare kose se kudashinga. Ntutesha undi mwana igihe. Ariko ubundi mugirane kamubaza. Hambaza iki? Nawe kuko bana ari cyo bimaza. Buriya nta kuntu wantiza iriya nzu hanyuma nkayirongoreramo. Inzu sitaruzura urabona koko hari ahantu waharongorera gute ukeka kuko nawe uri mu gaciro. Ikibazo kirimo ariko ntuza wabibona ko itaruzura. Nyamara ikibazo kirahari. Ubundi sinzu data niyo waburaga ngo ukunda urongore. Yego siyo yonyine ariko iri muri bimwe by'ibanze. Yewe kagira Imana we uzayijyemo hato utazabura urubyaro ngo warugiwe. Umva sawa wera rwose rero rwose ariko rero nakandi kantu nagira ngo ubwire. Kambwira
buriya rero uzihangana unize n'ikote umva kandi ubwo se urumva ngo waha ikote ryanjye kandi ifite rimwe yewe nataha ubukwe bwawe nambaye ese ubundi wazagiye kurikodesha ku bacuruzi bayakodesha ariko se kari byo wana kubimenya rwose rwose uzaryihurire ahubwo rwose numva nanarwaye sinzi neza ejo bundi nzabasha kujya kurahira nta murenge uhora unyumvire ubwo ntutangiye ubwo se urumva utagiye ku murenge kurahira kandi barabaranze urumva waba uri mu biki uyerega ubu ndeba hasi ntabwo nkunda kujya mu buyobozi cyane nka mbere ariko hatinyira iki ariko gusa kujya imbere y'abantu ugafata idarapo ukarahira bitwaye iki kandi burya ngo iyo warahiye biba birangiye wagira ngo se no ukibwira se ko iyo wamaze kurahira waba ukibisubije inyuma erega iyo ntabwo uzi ikibazo mfite kingora abayizi ufite ikihe kibazo mbwira rwose nkumve ko mugira neza nawe ntukigize nkana ntabwo nigize nkana mbwira wowe ikibazo ufite wirengagije ko ntazi gusoma koko kandi rero nabonye barahira basoma ngewe ikimpangayikishije si uko utazi gusoma ahubwo ni uko wabeshye mu bigo wize ukaminuza ubu ndibaza nakuvumbura ko utazi gusoma ko uzabyifatamo ngira ngo noneho wumvise impamvu yatumye mutera inda rugikubita wagira ngo se byo ndabishima wagombaga kumubwira uwo uri we akakwemera cyangwa akakwanga ntabwo wagombaga kumuhisha rwose nawe intererana byarabaye rero reba ukuntu wamfasha turebe ukuntu turabitekinika gute se urabona umunsi umwe usigaye nakwigisha gusoma no kwandika ukara ubimenye ariko ubundi bazagusomera usubiremo nyine ubwo nta kundi ubundi wazabwira gitifu ko ntazi gusoma ikinyarwanda hanyuma ukazamubwira ko uzi gusoma uruhe rurimi gato nzamubwira ko nzi ikidage ariko noneho uje ugikarira kandi uzamwicara iruhande usomera buhoro urimo bagire ngo ninjye uri gusoma none se uzabimubwira mu kinyarwanda urangiza uvuge ko uzi ikidage gusa sha nawe uransitse urashekeje rwose yewe ibyo kugusomera byo ntibyakunda ubwo se bamvumbuye urumva se ntahaserera nyamara turabiseka kandi ikibazo cyabaye njya kutiga n'ishyano rwose ariko buke kabi rwose buriya wakwiminjiriyemo agafu ukinyara mu isunzu rwose ukabwiza ukuri mimi hato bitazabateranya burya iyo abashakanye batangiye gucengana niyo ntandaro yo gusenyuka erega simbyanze mbyageze kabyumubwire nawe ariko ndibaza aho ntahera nkumva biranyobeye pe uwo muntu nabwiye ko ndi umuyobozi urumva namuturukaho mubwira ko ntazi gusoma ukumva se amaherezo ari ayahe ko amaherezo yose azabimenya ariko ubundi kutamenya gusoma urumva byamuza gukunda iyo ushaka si uwo mureshya ariko nawe urumva yo nagombye kurongora utazi gusoma nkanjye oya ariko ugashaka uzi gusoma ariko utaraminuje ariko njye nakoze imimi mbere yuko menya ko yaminuje rero nta cyane akoze cyokora rero urebe ukuntu byitwaramo numvise ayo masa nk'aho atangiye kugukeka wanza yarakuvumbuye gusa yaba yarabiguye nanjye ashaka azabimenya yamaze akubwiye ngo winyuhagira uyasubiza ko nta mbyiro ufite azacagenda yewe byapfuye kare umunsi akwibeshyaho buriya mu mutwe we yishyizemo ko ngo agiye kurongorwa n'umuntu usobanutse afite imodoka na zavira atazi kuri nyakatsi nagendiriye se imodoka na vira se nibyo birongora uzamuhere gusa umunsi yihaye ibintu byo kumbinga azanyiruka atakibuka ariko se ubwo wishingikirije ndakubaza rwose wishingikirije ariko abakobwa bagiye bashyira mu gaciro niba se akunda imodoka na vira yaje tukabishakana kugira ngo yazimba ukuboko hanyuma akaza mu rwuzuye nzaba ndeba ibintu ntibijyanye neza wabibonye se cyangwa cyakahiriwe muceceke twumvikane mutuze twumvikane ruriya haruguru muceceke twumvikane nyamuneka ni muceceke dore gitifu yahageze murakoze gutuza mbanje kubasaba ko mwazinya za telefone zanyu urumva kandi nk'uko bisanzwe mu kinyabupfura n'ingofero nazo muzikuremo reka kuramo ingofero uremo nyine nta ndagira ngo rero mpe ikaze abageni buke kabiri Bosco nacyo kuratwa Mimi Diane nkaba nifuza kubabaza kandi niba baje gusezerana ku bwabo nta gahato k'undi muntu wese yaba yabashyizeho ni ku bwacu ni ku bwacu
ubwo muje gusezerana ku bwanyu ndagira ngo mbanze mbanyurire muri make amasezerano mugiye gukora imbere y'umuyobozi ndangamimerere uko ateye. Murumva ubundi itegeko riteganya ko abagiye gusezeranwa bagomba guhitamo uburyo bumwe mu buryo butatu bugize amasezerano y'imicungire y'umutungo wabashyingiranywe, ari ubwo ubu ngubu nyine ngiye kubabwira. Ivangamutungo rusange, ivangamutungo w'umuhahano n'ivangamutungo risesuye. Muranyumva? Abangira ngo mbibutse ko yabagiye gushyingiranwa batahisemo bumwe muri ubwo buryo butatu, itegeko riteganya ko bafatwa nk'abahisemo amasezerano y'ivangamutungo rusange. Murabyumva? Wenda mwambaza muti aya masezerano atandukaniye he? Ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gushyira hamwe umutungo buri wese yabonye atarashyingirwa n'umutungo bazabona babana bakawuhuriza hamwe, bikitwa ko bawufiteho uburenganzira bungana. Mwabyumvise neza? Twabyumvise. Kumvikane muceceke, mutuze twumvikane. Ivangamutungo rero w'umuhahano ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gushyira hamwe umutungo babona babana bakawugiraho uburenganzira bungana. Aya masezerano atandukaniye n'ivangamutungo rusange kuko umutungo buri wese yishakiye mbere y'ishyingirwa uba umwihariko we. Amasezerano ya gatatu ni ayahe rero? Muta amasezerano ya gatatu ni ayahe rero? Ndagira ngo ndebe ko mukurikira. Ni ivanguramutungo. Urakoze cyane, ndumva wakurikiye. Ivanguramutungo risesuye ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana ko buri wese agumana umutungo we bagafatanya gusa gutunga urugo rwabo. Muranyumva neza? Nkaba rero nsaba abashaka gusezerana ngo batubwire mu ruhame amasezerano bahisemo ayari. Ngewe mpisemo ivangamutungo rusange. Nanjye niryo mpisemo. Murakoze. Ngaho rero nimutambuke mufate ku idarapo ry'igihugu n'ukuboko kw'ibumoso. Murumva? Hanyuma muzamura ukuboko kw'indyo. Murahirire kumugaragara imbere y'umuyobozi w'irangamimerere nk'uko itegeko ribiteganya. Ngewe cyo kuratwa Mimi Diane nkurikije cy'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda asaba bashakanye nta gahato, nemeye ko Buke Kabiri Jean Bosco mbere umugabo kandi tukazafatanya inshingano z'abashakanye nk'uko amategeko abiteganya. Buke Kabiri. Ngewe Buke Kabiri Bosco ndahiye ko nzabana na Mimi iteka. Amina. Buke Kabiri. Buke Kabiri. Buke Kabiri. Karame nyakubahwa gitifu. Soma ibyanditse we kwihimbira ibyawe. Rega nyakubahwa gitifu ndwaye amaso simbona neza. Ese Buke Kabiri burya ntazi gusezerana. Nimambwiye ne Buke Kabiri amaze gusezerana. Uyu se kandi ateye aturuka hehe? Ariko uriya si uhagaze ku idarapo. Nyakubahwa gitifu nusezeranye Buke Kabiri ataremera ko abana arabi. Dore ngaba nabazanye. Yokoyo we mwana nyagasani ibi ni ibiki mbonye atashye bwinshi ubu turabigenza gute se kandi nimutuze twumvikane. Uwo mudamu ufite abana niyigira imbere hano. Ndaje rwose Buke Kabiri ni umugabo wanjye twabyaranye abana babiri dore ngaba ni mubarebe. Ihangane sha Mimi ihangane tugutishya no ukuri kw'Imana. Imurore kuna yanekeye imitwe. Ariko se nimutuze. Wowe witwa nde? Wowe madamu witwa nde? Ngewe rwose nitwa Madarina. Nkaba ndi umugore wa Buke Kabiri dore n'abana twabyaranye ngaba nabazanye rwose. Ngaba rwose abihakane. Abana basa na Buke Kabiri we ni fotokopi neza. Yabahakanira. Okay. Buke Kabiri urabivugaho iki? Uwo Madarina arabeshya
ntabwo ari umugore wanjye wese arubwo nigeze nsezerana nawe. ihanganisha wikomeza kwiga rubanda wiri utyo kandi uri umugeni ntabwo nabyihanganisha ntabwo nabyihanganira wewe sinabyihanganira ayiwe dore mimi arigendeye disi mimi oya wigenda sha mimi ihangane rwose ntuzi ko bure bwo amaze kurahira byarangiye sha ihangane sha ngewe ubu numiwe rwose uzi ko buke kabiri afite amakosa nk'ay'ingurube neza yewe data ese ubundi mwabonye ukuntu buke kabiri atitira di atitire n'amafuti rwose ko murabona akavuyo yateje hano wamubona agenda yagira ngo ni umuntu ntazi gusa aradusebeje gusa ariko badisi mwe ubwo mwaje mukamfasha mimi koko mufasha mimi nimuze mumfashe di ubwo ntabwo mubona ko atakirwiyambitse koko reka mbabwire cyakora ndabibonye pe mimi yariwe n'imbwa kabisa yariwe n'umusega pe babivuze ukuri pe ngakazarusenya kaza komboka koko muri uyu mukino akazarusenya kaza komboka mwumvisemo buke kabiri mwakiniwe na Higira Dolphe, Mimi mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Jose mwakiniwe na Nyirarukundo Savera, Burasa mwakiniwe na Rukizangabo Shamaroizi, Mugiraneza mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Impore mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Gitifu mwakiniwe na Katarebe Jerome, uwabakiniye Madarina ni Mutuyemungu Florence, umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier afatanyije na Mukeshimana Jeannette, uwafashe amajwi abakinnyi ni Mbarushimana Seriviriye. Ni mugire ijoro ryiza. umuntu yaba afite ibya mirenge ku nteye ntamukunze sinamwemerera kubana nawe. siyo mpamvu ujya kumva ngo runaka na runaka bari mu nkiko basaba ubutane. Si uko se akenshi baba barabyishikariye. uriya mutindi koko yateye aturukaye. nyamara wasanga buke kabiri agukunda Mimi, uriya kuriya kwirarira kose wasanga bahinga ngo hatatakubura. icyo nashoboye kumenya cyo nuko buke kabiri yakuranye ibikomere ku mutima byinshi. icyakubwira ko njye nta n'ikintu na kimwe munsiho, niyo nshatse kugira icyo mubaza ahita ahindura sije twabwaga agahita aturaho ibindi. ukuntu usara umusirimu kutabivuga. iyo ukubitanye nawe ntiwarabuka ko ari umunyamanyanga bigeze hariya. ariko buriya muzi ko buke kabiri ari umwana w'indaya. Yesu we muvuga nibyo kuzi nuvuga ko mabukwe buri ari indaya ko tutabimbwiye mbere rwose ko nanjye rwose mbimenye vuba. mbega inkuru ibabaje Nyagasani, kandi buriya ubwo nyine ari indaya na se ni iyindi. ibaze rero kugira nyoko bukwe na so bukwe b'indaya ubwo abuzukuru bazaba iki? icyababwira ukuntu uriya mwana yahangayitse. uriya muzi ko nyina yamusigaga mu nzu akiri uruhinja akamusiga ariko wa gatanu akazagaruka ku wa mbere. yewe Nyagasani we mbega umwana wakuze nabi. uzi ko amenye impamvu buke kabiri atagira urukundo. iyo mva se wumva yarukura hese kandi nawe atarigeze akunda. disi burya nawe si we, burya ibyo akora byose nuko nta burere yabonye. buriya rero icyamufasha nuko yabona umuhundagazaho urukundo maze akamwomora ibikomere byuzuye umutima. uriya se urabona wamwomora ute kandi abeshya kurusha se muhanuka. ubonye yambwiza ukuri nkamukunda nzi uwo ari we. ukuntu usa ari bogari ntiwarabukwa niyo wagira uti buri wese ashobora kumwibeshyaho. nta kundi byagenda buriya nuramuka ubanye nawe uzajya umenya uko wamufata. nta kundi nyine. yota nayo yari izahora neza pe. nakuzanye rero rwose mutuganire. reba ukuntu wabigenza rwose utanshyira mu bibazo. nakongera mu bigenda ko nta mafaranga mfite. aha nakureba nafuye. none se ukumva bizagenda gute buke kabiri? umwana w'abandi wamuteye inda
kandi ndabona ntacyo bikubwiye uretse uragira ngo bimbwire rwose mimi nzamurongora ntagire ikibazo ariko urabona udashaka kuwushyira mu bibazo kuko buke kabiri uzi ko impore yandaje ku ijoro bukarinda bucya atikiza kandi shaho urakina mu bikomeye ibintu ukora umunsi byakugarutse uzamubwira banayiterabwoba ryawe wana aterabwoba none namuteye ndetse hari ubwo yaba abaye uwa mbere cyangwa uwa kabiri mva mbese yihangane nimbona amafaranga nzamurongora amafaranga se niyarongora erega ikibazo cyawe ni uko ubeshya kurusha abazima n'abapfuye buriya koko ujya kumubeshya ko warangije kaminuza cyangwa ko utunze bya mirenge buriya koko wumva uri muzima mu mutwe hanyuma se wabonye atabyemera byemera mubwira wandi yari kundeba nirihumye nawe uze gusetsa namukurangiye se ngo mube inshuti nigeze nkubwira ko umutera inda kandi utaramurongora kagara njye narakubwiye ko ikibazo atarinda ikibazo ni uburyo iyo bimubwira kare kose se kudashinga ntuteshe undi mwana igihe ariko ubundi mugirane kamubaza ntambaza iki nawe kuko bana aricyo bimaza buriya nta kuntu wantiza iriya nzu hanyuma nkayirongoreramo inzu se itaruzura urabona koko hariya ahantu waharongorera gute buke kabiri koko nawe uri mu gaciro nta kibazo kirimo ariko ntuza wabibona ko itaruzura nyamara ikibazo kirahari ubundi si inzu data niyo waburaga ngo ukunde urongore yego si yo yonyine ariko iri muri bimwe by'ibanze yewe ukagira imana we uzayijyemo hato utazabura urubyaro ngo warugemo wumva se wabera rwose ndenda rwose ariko rero n'akandi kantu nagira ngo ubwire kambwira buriya rero uzihangana unize n'ikote umva kandi ubwo se urumva ngo waha ikote ryanjye kandi ifite rimwe njyewe nataha ubukwe bwawe nambaye ese ubundi wazagiye kurikodesha ku bacuruzi bayakodesha ariko se kari byo wana kubimenya rwose uzaryihurire ahubwo rwose numva nanarwaye sinzi neza ejo ubundi nzabasha kujya kurahira bwa murenge uhora unyumvire ubwo ntutangiye ubwo se urumva utagiye ku murenge kurahira kandi barabaranze urumva waba uri mu biki rero ndeba hasi ntabwo nkunda kujya mu buyobozi cyane mbere ariko hatinyira iki ariko gusa kujya imbere y'abantu ugafata idarapo ukarahira bitwaye iki kandi burya ngo iyo warahiye birangiye wagira ngo se ukibwira se ko iyo wamaze kurahira waba ukibisubije inyuma ego ntabwo uzi ikibazo mfite kingora abayizi ufite ikihe kibazo mbwira rwose nkumve ko mugira neza nawe ntukigize nkana ntabwo nigize nkana mbwira wowe ikibazo ufite wirengagije ko ntazi gusoma koko kandi rero nabonye barahira basoma njyewe ikimpangayikishije si uko utazi gusoma ahubwo ni uko wabeshye mu bigo wize ukaminuza ubu ndibaza nakuvumbura ko utazi gusoma ko uzabyifatamo kugira ngo noneho wumvise impamvu yatumye mutera inda rugikubita wagira ngo se byo ndabishima wagombaga kumubwira uwo uri we akakwemera cyangwa akakwanga ntabwo wagombaga kumuhisha rwose nawe intererana byarabaye rero reba ukuntu wamfasha turebe ukuntu turabitekinika gute se urabona umunsi umwe usigaye nakwigisha gusoma no kwandika ugana ubimenye ariko ubundi bazagusomera usubiremo nyine ubwo nta kundi ubundi wazabwira gitifu ko ntazi gusoma ikinyarwanda hanyuma zo ukazamubwira ko uzi gusoma uruhe rurimo hato nzamubwira ko nzi ikidage ariko noneho ejo ugikari kandi uzamwicare iruhande usomera buhoro usubiremo bagire ngo ninjye uri gusoma none se uzabimubwira mu kinyarwanda urangiza uvuge ko uzi ikidage gusa sha nawe uransitse urashekeje rwose yewe ibyo kugusomera byo ntibyakunda ubwo se bamvumbuye urumva se ntahaserera nyamara turabiseka kandi ikibazo cyawe nisomera njya kutiganisha na rwose ariko buke kabiri rwose buriya wakwiminjiriyemo agafu ukinyara mu isunzu rwose ukabwiza ukuri mimi bitazabateranya burya iyo abashakanye batangiye gucengana niyo ntandaro yo gusenyuka erega simbyanze neza kabumubwire nawe ariko nibaza aho nahera nkumva biranyobeye pe uwo muntu nabwiye ko ndi umuyobozi nkumva namuturuka yimubwira ko ntazi gusoma ukumva se amaherezo ari ayahe ko amaherezo yose azabimenya ariko ubundi kutamenya gusoma urumva byamuza gukunda iyo ushaka si uwo mureshya ariko nawe urumva rero nagombye kurongora utazi gusoma nkanjye oya ariko ugashaka uzi gusoma ariko utaraminuje ariko njye nakoze imimi imbere y'uko menya ko yaminuje rero nta cyaha nakoze cyokora rero urebe ukuntu byitwaramo numvise ayo masa nk'atangiye kugukeka ubanza yarakuvumbuye gusa yaba yarabiguye nanjye ashaka azabimenya
y'amazi akubwiye ngo winyuhagira uyasubiza ko ntabyo ufite abazacagenda yewe byapfuye kare umunsi akwibeshyaho buriya mu mutwe we yishyizemo ko ngo agiye kurongorwa n'umuntu usobanutse afite imodoka na zavira atazi kuri nyakatsi sha nagenda Elias imodoka na vira se nibyo birongora uzamuhere gusa umunsi yihaye ibintu byo kumbenga azanyiruka atakiruka ariko zubwo wishingikirije ndakubaza rwose wishingikirije ariko abakobwa bagiye bashyira mu gaciro niba sakunda imodoka na vira yaje tukabishakana kugira ngo yazimba ukuboko hanyuma akaza mu rwuzuye nzaba ndeba inshuti bijyanye neza cyangwa ucyakahiriwe muceceke twumvikane amafaranga si ikintu mutuze twumvikane ruriya haru muceceke twumvikane nyamuneka ni muceceke dore igitefu yahageze murakoze gutuza banje kubasaba ko mwazinya za telefone zanyu urumva kandi nk'uko bisanzwe mu kinyabupfura n'ingofero nazo muzikuremo rega kuramo ingofero nyine nta ndagira ngo rero mpe ikaze abageni buke kabiri Bosco nacyo kuratwa Mimi Diane nkaba nifuza kubabaza kandi niba baje gusezerana ku bwabo nta gahato k'undi muntu wese yaba yabashyizeho ni ku bwacu ubwo muje gusezerana ku bwanyu ndagira ngo mbanze mbanyurire muri make amasezerano mugiye gukora imbere y'umuyobozi ndangamimerere uko ateye murumva ubundi itegeko riteganya ko abagiye gusezeranwa bagomba guhitamo uburyo bumwe mu buryo butatu bugize amasezerano y'imicungire y'umutungo wabashyingiranywe ari ubwo ubu ngubu nyine ngiye kubabwira ivangamutungo rusange ivangamutungo w'umuhahano n'ivangamutungo risesuye muranyumva abangira ngo mbibutse ko yabagiye gushyingiranwa batahisemo bumwe muri ubwo buryo butatu itegeko riteganya ko bafatwa nk'abahisemo amasezerano y'ivangamutungo rusange murabyumva wenda mwambaza muti aya masezerano atandukaniye ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gushyira hamwe umutungo buri wese yabonye atarashyingirwa n'umutungo bazabona babana bakawuhuriza hamwe bikitwa ko bawufiteho uburenganzira bungana mwabyumvise neza twabyumvise twumvikane muceceke mutuze twumvikane ivangamutungo rero w'umuhahano ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gushyira hamwe umutungo babona babana bakawugiraho uburenganzira bungana aya masezerano atandukaniye n'ivangamutungo rusange kuko umutungo buri wese yishakiye mbere y'ishyingirwa uba umwihariko we amasezerano ya gatatu ni ayahe rero muta amasezerano ya gatatu ni ayahe rero ndagira ngo ndebe ko mukurikira ni ivanguramutungo urakoze cyane ndumva wakurikiye ivanguramutungo risesuye ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana ko buri wese agumana umutungo we bagafatanya gusa gutunga urugo rwabo muranyumva neza nkaba rero nsaba abashaka gusezerana ngo batubwire mu ruhame amasezerano bahisemo ayo ariyo ngewe mpisemo ivangamutungo rusange nanjye niryo mpisemo murakoze ngaho rero nimutambuke mufate ku idarapo ry'igihugu n'ukuboko kw'ibumoso murumva hanyuma muzamure ukuboko kw'indyo murahirire ku mugaragaro imbere y'umuyobozi w'irangamimerere nk'uko itegeko ribiteganya ngewe cyo kuratwa Mimi Diane nkurikije cy'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda asaba abashakanye nta gahato nemeye ko buke kabiri Jean Bosco mbere umugabo kandi tukazafatanya inshingano z'abashakanye nk'uko amategeko abiteganya buke kabiri ngewe buke kabiri Bosco ndahiye ko nzabana na Mimi iteka Amina buke kabiri karame nyakubahwa gitifu
soma ibyanditse we kwihimbira ibyawe. Reka niko wagitifu ndwaye amaso simbona neza. Ese buke kabiri burya ntazi gusezerana. Nimambwiye niba buke kabiri yamaze gusezerana. Niko uyu se kandi ateye aturuka he? ariko uriya si uhagaze ku idarapo. Nyakubahwa gitifu nusezeranye buke kabiri ataremera ko abana arabi. Dore ngaba nabazanye. Yokoyo we mwana nyagasani ibi ni ibiki mbonye utashye bwinshi ubu turabigenza gute se kandi nimutuze twumvikana uwo mudamu ufite abana niyigira imbere hano ndaje rwose buke kabiri umugabo wanjye twabyaranye abana babiri dore ngaba ni mubarebe ihangane shamimi ihangane tugushirisha no ukuri kw'Imana kuna yanekeye imitwe ariko se nimutuze ariko tuza wowe witwa nde we madamu witwa nde njyewe rwose nitwa Madarina nkaba ndi umugore buke kabiri dore n'abana twabyaranye ngaba nabazanye rwose ngaba rwose abihakane abana basa na buke kabiri we ni fotokopi neza yabahakanira. Okay buke kabiri urabivugaho iki? yewe uwo Madarina arabeshya ntabwo ari umugore wanjye wese arubwo nigeze nsezerana nawe. ihanganisha wikomeza kwiga Rwanda wirutyo kandi uri umugeni ntabwo nabyihanganisha ntabwo nabyihanganira wewe sinabyihanganira ayiwe dore mimi arigende disi mimi oya wigenda sha mimi ihangane rwose ntuzi ko bure bwamaze kurahira byarangiye sha ihangane sha ngewe ubu numiwe rwose uzi ko buke kabiri afite amakosa nk'ay'ingurube neza yewe data ese ubundi mwabonye ukuntu buke kabiri atitira di atitire n'amafutiye koko murabona akavuyo yateje hano wamubona agenda yagira ngo ni umuntu ntazi gusa aradusebeje gusa ariko badisi mwe ubwo mwaje mukamfasha mimi koko mufasha mimi nimuze mumfashe di ubwo ntabwo mubona ko atakirwiyambitse koko reka mbabwire cyokora ndabibonye pe mimi yariwe n'imbwa kabisa yariwe n'umusega pe babivuze ukuri pe ngakaza rusenya kaza komboka koko muri uyu mukino akazarusenya kaza komboka mwumvisemo buke kabiri mwakiniwe na Higira Adolphe, Mimi mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Jose mwakiniwe na Nyirarukundo Savera, Burasa mwakiniwe na Rukizangabo Shamaroizi, Mugiraneza mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Impore mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Gitifu mwakiniwe na Katarebe Jerome, uwabakiniye Madarina ni Mutuyemungu Florence, umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier afatanyije na Mukeshimana Jeannette, uwafashe amajwi abakinnyi ni Mbarushimana Seriviriye. Nimugire ijoro ryiza.